uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye cyane ku bihe. Yaravuze ngo ibihe nta muntu ujya ubijya hejuru, ahubwo ibihe birakuringaniza. Iyo ibihe byawe byageze ntabwo bisaba imbaraga cyangwa amashuri menshi. Ibyawe iyo igihe cyabyo kigeze biraba. Yaravuze ngo igihe tugikoreramo, igihe tukibamo, ntawe uhatiriza igihe. Igihe cy'ubukire wagipfiramo kandi atari igihe cyo gupfa. Igihe cy'ubukene wagipfiramo kandi atari igihe cyo gupfa. Ikosa utazakora ni uguhatiriza igihe. Igihe cyawe iyo kigeze ibiba biraba. Iyo ugihatirije birapfa. Bishop Gafaranga yavuze ijambo rikomeye ngo nta jambo ry'umunyagara ribaho. Ijambo ryose rishobora kugira icyerekezo ryerekezaho ubuzima bwawe. Ibyo wiyaturiraho nibwo buzima ubamo. Yaranavuze ngo ubuzima uhagazemo nibwo bwakwicaza mu bundi udahagazemo. Ubaha ibyo ukora, wirinde kubisenya, kuko nibyo bikugeza ku byo utarabona. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo iyo ubaye uwa nyawe upfa mu bya nyawe ukanakomeza mu bya nyawe. Iyo uri uwa nyawe wiyerekana uko uri, uba ubayeho ubuzima butarimo ikinyoma. Wowe wa nyawe rero ni igihe cyawe cyo gupfa kigeze upfira mu bya nyawe. Ntawe ugushidikanyaho kuko uba uri uwa nyawe. Kimwe nuko n'igihe cyawe cyo gukira iyo kigeze ukira mu bya nyawe. Wibuke uko burya ujijisha isi nayo ikakujijisha. Gerageza ube wowe wa nyawe. Nudahagarara ku byo wemera uzagwa mu mutego w'ibyo utemera. Uyu mugabo yaravuze ngo kubaho neza ni ukubaho utekereza ku rupfu. Iyo ubayeho uzi ko uzapfa, wishimira uwo uri we, ukishimira aho ugeze. N'ibyo utarageraho ntabwo bigutera ubwoba. Urupfu ruringaniza byose. Iyo wibutse ko uzapfa kandi mu byo watunze ntihagire na kimwe ujyana, bituma uca bugufi ukiha amahoro. Bishop Gafaranga yaravuze ngo kubaho ni nk'ikibuga ushobora kuvunikiramo bitewe n'uburyo wagikiniyemo. Ababiri byunzwe cyane si bo batunzi mu isi. Ubu ngubu hari umwana uri mu nda ya nyina ukurusha amafaranga bitewe n'uburyo ababyeyi be bakinnye neza umukino w'ubuzima. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye cyane ku rukundo. Yaravuze ngo urukundo rumeze nk'ikinya. Ikinya ntikibuza umuntu gupfa, ariko gituma umuntu atumva ububabare. Ikinya cy'urukundo kigusunikira iminsi ariko nticyakurinda kubabara. Muri iyi si ibabaje hari igihe umuntu aza akagutera ikinya cy'urukundo akagusunikira iminsi. Gusa urukundo umuntu yaguha ntirwakubuza kubabara. Cyane ko ngo 90% by'abantu batubabaza aba ari abantu dukunda. Uyu mugabo yaravuze ngo ibanga ryo kugera ku nsinzi ni ukwiyima umunezero. Bigusaba kwigomwa, bigusaba ibyuya. Niba uhazwa n'ibiryo by'igihumbi ukaba ushaka kugera ku nsinzi, wiga uburyo wahazwa n'ibiryo bya 500. Yaravuze ngo inshuti nziza niyo muhurira mu kibazo, inshuti mbi ni igufasha kurya amafaranga wakoreye. Yaranavuze ngo inshuti ni urwego ugezeho. Inshuti ya nyayo ya mbere ni wowe ubwawe. Umuntu azaba inshuti yawe bitewe n'ibyo umaze kubaka. Niba ushaka kugira inshuti nziza, banza ube inshuti yawe ku giti cyawe. Inshuti magara ya mbere kuri wowe ni wowe ubwawe. Iyubake, izindi inshuti zose zizaza nyuma. Yaranavuze ngo abanzi bawe nibwo bukire bukomeye, nibo batuma ukomera. Iyo umuntu akubwiye kuri imbwa ukajya kumusubiza kuri Gafaranga, burya koko ngo uburiyo. Ahubwo umuntu nakubwira kuri imbwa, uzajya ujya kureba aho akubwiye kuri imbwa, ugenda uhubake. Ubutaha nagaruka agasanga warahubatse
azakubwira ko uri umugabo. Urugero, niba umuntu akubwiye ko uri imbwa kubera ko umurimo umwenda, umurimo amafaranga, nugenda ugakora cyane ukabona amafaranga ukamwishyura, ntabwo azongera kukubwira ko uri imbwa, azajya kubona akubwire ko uri umuntu w'umugabo. Gafaranga yaravuze ngo Imana igaragarira mu bwenge, iyo uyifashe nk'igoramye ikwiyereka nk'igoramye, wayifata nk'ikomeye ikaza nk'ikomeye. Uko uyitekereza niko uyibona. Gafaranga yavuze ijambo rikomeye ariko rinashekeje. Yaravuze ngo ikimenyetso cya mbere cy'abazimu ni umwanda. Imana yanga umwanda, kandi umwanda wa mbere uhera mu bitekerezo. Gafaranga yavuze ijambo rikomeye ku byishimo. Yaravuze ngo ibyishimo byuzuye umuntu abibona iyo yapfuye, ngo niyo munsi uzaba utandukanye n'ibikubabaza byose. Naho igihe cyose ukiri mu isi, ibyishimo ubona biba ari ikinya cy'akanya gato kigufasha gusunika iminsi. Burya n'amafaranga atanga wa munezero w'ibice, atanga wa munezero w'ikinya, cya kinya cy'akanya gato ugasunika iminsi, ejo ukongera ukababara, ukongera ukabona ikindi kinya ugasunika iminsi, ejo ukongera ukababara. Ibyo nibyo byishimo by'umuntu uri mu isi. Bishop Gafaranga yaravuze ngo amafaranga ni nk'amaraso, buri wese agira ye kandi ku rugero rwe. Ku rugero rwawe ayo ufite yose yakunezeza. Aranavuga ngo ikintu kiri byose kuri iyi si ni urupfu. Nicyo kintu cyiza kiruhura mwene muntu imiruho yose yo ku isi. Bishop Gafaranga yavuze ijambo rikomeye ngo uburyo bwiza bwo gutungamo amafaranga ndetse ukayarambana ni ukuyabona mu buryo buvunanye. Ayo mafaranga aba ari meza kandi ukayarambana. Yaranavuze ngo umurage usize ku isi usigara ukurerera abana utakiriho. Aranavuga ngo kora ibintu ku buryo bitazagutera ipfunwe mu masaziro. Yaranavuze ngo ubukene si ingeso, ariko kubugumamo n'ubuswa. Nta muntu waremewe gukena, kandi burya umuntu uwo ari we wese yakira, kandi yakira icyo arwaye. Niba urwaye kurya rimwe ku munsi, shyira kurya rimwe ku munsi urye kabiri, nawe ubwo wabaye umukire. Buri muntu wese ni umukire ku giti cye. Umuntu rero akira icyo arwaye. Abantu rero hari igihe twipasa muremure tugashaka gukira ibyo abandi barwaye, twirengagije ibyo twebwe turwaye. Ni handi ushaka kubaho ubuzima nk'ubwa runaka, niba aguze akamodoka kubera ko ariko akennye, nawe ugashaka kukagura, kandi wowe icyo urwaye cya mbere wenda ari inzara. W'iby'inzara yarabikize, asigaje ibyo kugenda. Buri muntu wese rero akira icyo arwaye. Icyo urwaye aba ari cyo ukira. Bishop Gafaranga yaravuze ngo impamvu akenshi abantu bakena ni uko bizirika ku bintu bimwe. Niba bimwe byanze, shakisha ibindi ukora, hindura page. Akazi niba nta mafaranga ugakuramo, nta zina ukubakiramo, nta nshuti ugakuramo, nta n'ibyishimo ugakuramo, udahinduye page byaba ari ubuswa. Aranavuga ngo kutanyurwa kwiza nibyo bikongerera imbaraga. Niba ufite imodoka ya miliyoni 5 ukaba unyuzwe nayo, ntabwo uzatekereza kugura iya miliyoni 10. Yaranavuze ngo twese tuba mu mahirwe, ariko kuyarambana bisaba kubiharanira. Iri jambo rimeze nka ryandi nigeze kubabwira neza, rivuga ngo amahirwe agera kuri buri wese uyategereje, ariko akagumana n'uriya wayaruhiye. Bishop Gafaranga yaravuze ngo uzahora uzirikana ko ibihe byiza bidahoraho. Niba abantu bakunze ibyo ukora muri ibyo bihurimo, bibahate cyane kandi ubibyaze umusaruro, kuko ibihe bya none aha ntabwo ari byo bihe by'ejo. Umunyarwanda we yaravuze ngo isi ni konsi uzonka ucuranwa, kubera
kubera ko si nyoko. Ibihe n'ibikonsa uzonka ucuranwa ntabwo ari nyoko. Gafaranga aratinyutse aravuga ngo ni icyaha gikomeye kuba uri umugabo mu rugo, umugore n'umwana wawe bakaburara, ngo icyo ni icyaha gikomeye. Aranakubwira ngo ikizakubwira ko ufite ubwenge bw'Imana ni cya gihe uzaba ufite ubushobozi bwo kurya kandi wenda rimwe na rimwe utanakoze. Yaravuze ngo isomo rikomeye twakwigira ku mbwa ni uguca bugufi. Imbwa iraryana ariko ikemera kubana n'umuntu n'imurye, ikemera kwitwa imbwa igaca bugufi, kuko izi ko iramutse iriye umuntu ntabwo yamurya umwaka, ariko imuretse igaca bugufi umuntu yayitunga umwaka. Yaranavuze ngo nta kazi na kamwe katagutunga, ahubwo biterwa n'uburyo ukoresha ibikavamo. Yaravuze ngo nta mpamvu yo kwicuza ikintu cyose wakoreye mu bihe runaka, nta mpamvu yo kucyicuza kuko n'ubundi wagusubiza muri bya bihe ntacyo wabihinduraho. Uyu mugabo yaravuze ngo manura ubwonko bwawe ubushyitse hasi bujyane n'imibereho yawe, nibyo bizagufasha kuzamuka. Hari igihe umuntu ubwonko bwe buba buri hejuru iriya, nyamara imibereho ye iri hasi. Iyo ushaka rero kuzamukana n'imibereho yawe, umanura ubwonko bwawe. Ibi ni nka kwa kundi umuntu aba yararangije kaminuza, mu bwonko bwe akaba yumva azakora akazi ko mu biro gusa. Ubwonko bwe buririya kandi imibereho isi iramusaba guhera hasi, iramusaba gutangira akora capati, iramusaba gutangira ari umuyede. Ariko ibitekerezo bye, ubwonko bwe buririya muri ofisi. Icyo gihe rero Gafaranga arakubwira ati manura ubwonko bushyire hasi uzamukane n'imibereho yawe. Mu magambo yose Bishop Gafaranga yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo buri gihe horana ubwoba kandi ugende gahoro, kuko aho wavuye birashoboka ko wahasubira. Ahazamuka hose haba hanamanuka.